ariko ubundi showbiz niho ngiye ibera kaso mutwe samutebeza ngo what is this. Aba ejo bundi saga yari hari bari kuri ku mitwe y'ibinyamakuru, abantu benshi bagenda bavugaho bandikwaho ibinyamakuru nyinshi bitandukanye, Titi Brown na Nyambo batandukanye, ama spaces menshi arakorwa, abantu baricara baragana batandukanyijwe n'iki byagenze bite, ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ngiye naravuze ni I know hari ikintu cyari kigiye kuza kidasanzwe, ngira ngo babaza na Kiramani baravuze bati Kiramani babaje hari ikintu uvuga kuri umubano wa Nyambo na Titi Brown ko utandukanye, ko batandukanye nyine sagiri kuvuga yuko bapfuye ibintu byinshi bitandukanye, warabivuga iki? Kiramani wahisayire yaravuze ngo muraza gutungurwa bo murabona n'ibindi biri buze kubatungura. Ni bakuru bazi ibyo bakora, murabona n'ibindi biri buze kubatungura, which is the truth. Showbiz abantu baradusaza sometimes, ariko hari igihe bigeraho bikaza bikanakufekta n'ubundi buzima busanzwe, kuko hari ibyo tubona tukavuga ngo ni fake news kandi wenda biririyo hari ibyanyabyo. So nekereza ko uyu mubano uko waracitse hagati na Titi Brown na Nyambo ntabwo byigeze ibi bintu bibaho. Ngira ngo nujya ku ma content bakoranaga bajya kubona title iravuga ngo Titi Brown ngasabye Nyambo ko yamubera umukunzi, ngasabye ngo ko bararana, ibintu nk'ibyo byari ibintu bi driving audience kugira ngo ijye kuri ibyo bintu, kuko biyita ba bestie. And then if Titi Brown is trying to kugira ngo amutrate nyina mugire umu girlfriend, what is going to be like happen? Icyo gihe ukajya kureba, but that was content, wasn't the truth. It was all planned. Byose byabaga byateguwe. So rero ni nabyo byabaye kuri iyi nkuru, abantu tugenda turavuga ngo baratandukanye, ngo bafitanye ibibazo byinshi bitandukanye. No, nothing happened, nothing at all. Ibintu byose byari planned, like yari advertisement. They were advertising their film. Bagiye gusohora film, ngira ngo abantu wenda bakurikiranye cyane mwabonye trailer iri kuri Titi Brown Dancer. Titi Brown Dance channel yitwa gutyo, imaze niba atari 7 hours ni 5 hours iriyo, and they are both in that movie. So bivuze ngo they have been trying to gather people together, to gather audience, like kugira ngo babashyira ahantu hamwe mugende mujye kubireba. Nothing happened. They were together reading your comments, listening to your videos, your muri posting avuga ngo bagize bari. No, nothing happened. Nta kintu cyabaye, bari ku. Gusa hano ndibaza, do we have like audience idakunda ibintu ku buryo ushobora gushyira ikintu ikagikunda kubera umwimerere wacyo, not because wa creating fake news, ugashyira ibintu nk'ibyo. So usanga rimwe umuntu kugira ngo ushake kugira ngo uboneke uri buze kuvuga ibintu biri extraordinary, uri buze kwishyira ibintu bibi, just you want to make money from that. Like ugomba creating a force, ugashyiraho ibintu bitari byo, ugakora ibintu bitari byo kugira ngo abantu baze bagukurikira bagukunda. Is that truth? Usibye ibintu byakabaye kuba bibaho. Film bagiye gukora ngo ni Love Win, irimo abantu benshi batandukanye, niba utabonye trailer wagenda ukayireba. That's the truth. Ntago nabura kubabwira kubamamariza cyangwa se ku driving audience there mugende murebe. Ariko sometimes we need to talk about this. Why do we need to create fake news, gukora ibintu bibi, kuzana ibintu nk'ibi just kugira ngo abantu bakunde barebe ibintu byacu? Ahangaha niho biba, ugasanga nk'umuntu agize n'ikibazo abantu ntibamusuye kuko turi gutegereza ni showbiz, ahubwo aho kugira ngo twumve ko umuntu agize ikibazo, ahubwo tugategereza ikintu agiye gukurikizaho. Ugasanga umuntu ararwaye, ugasanga umuntu baravuze ibintu byamubayeho gutya, twige kubera ko twamenyereye ko ariko babigenza iyo bagiye gusohora ikintu, tugategereza. Ugasanga n'ababasha kugera kuri wa muntu bitewe yuko bamenya amakuru aturutse aho ngaho, ugasanga ntabwo bayamenye because bamenyereye ko babazana nyine fake news kugira ngo mbere yuko bazana ikindi kintu nk'uburyo bwo kugira ngo bamamaze ikintu bagiye gushyiraho hanze. Rero icyo gihe biba ikibazo gikomeye cyane. Gusa ntago wabaveba buri wese agira uburyo byo gukoramo ibindi bintu, cyane cyane ko bari kwivugaho buri ikintu cyaba kibi cyane iyo attack inzu undi muntu kugira ngo wowe urye. So if you are saying bad things to yourself, so it's okay, it's your life, it's your right, you have to do what you want to yourself.
ibyo nta kintu bibangamiraho ku muntu uba uri kukureba. That's your life, you have to do what you want with it. Icyo rero hano kiba gihari ni ukuvuga ngo se are all artists going to do this? Kuko if all artists are going to do this, but they don't trust their audience yabo ngo ntabwo ari abantu nyine badukunda, ni abantu like they reach out, ntabwo bawatchinga, they don't watch our video, they reach out. So to create saga rero ibuze kuza ku driving abantu in deep kugira ngo barebe bya bintu byacu, we have to create fake news. Tugomba kwisebya, tugomba gukora ibintu bitari byo, tugomba gukora ibintu extraordinaire. Nanjye hari ndimo natekereza ko biriya bintu bya Heineken n'ibindi bintu byose bishobora kuba bifite ikindi kintu kiri hidden. Maybe she wants to drop something, she wants to create a channel. Do you think creating niba babona abantu baza kumureba, like they want to listen to her, bashaka kumva ibyo avuga, bashaka kumva point of view ku bintu byabaye, how the way she reacted, abantu bazajya kubireba. So do we need this? Why can't we be professional in this? Tuga creating a new thing, like tugakora ikintu cyanyacyo, and then so that we can drop it and then audience kagikunda, tukubaka society imeze neza. So these channels, like these sites, are giving us money, but natwe kugira ngo tuyabone, maybe we overreacted. We don't have time to think about what is real or not. So just as long as you listen to it, you watch the video from the beginning to end, so someone has earned the money. That's what he wants. Whether you like it or not, he doesn't care. What he cares is that you watch the video and he gained the money. That's all. So is that what we need?